Bakunzi ba Ndinare TV nongeye kubaha ikaze nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Ndinare TV nanjye ndahari ku bwanyu kugira ngo mbahe ibikwiriye kandi mushima. Kuri uyu munsi wa none twongeye turabatumirira uwundi ni umubyeyi arakuze, murabona ko afite imyaka nubwo adakuze ari imyaka iri hejuru ariko agerageza kuba ari mukuru. Igihe cya jenoside yari ariho, turamwakira kugira ngo akomeze ubungubu n'ubuhamya ari kugenda duha atubwira uko byari bimeze muri kino gihe. Ubwo rero twizere neza tudashidikanya ko mukomeje kubikurikirana, utabagiye gukanda subscribe ndetse na like na comment, ntibibagirwe no gusharinga ku nshuti zawe. Ntabwo nibuka ahantu ukuntu hitwa icyo kigo badushyizemo, kuko hahuriye abantu batandukanye bo mu makomine atandukanye. Buri baturage bababwira ko bategereza abayobozi bo mu makomine yabo. Twebwe komine yacu nyine yari komine Kigembe, ubu ngubu ni akarere ka Gisagara. Ubwo rero nyine twageze aho hantu turaharara iryo joro, bukeye tubona nta kitabwaho, biba ngombwa ko dufata inzira tukagenda n'amaguru. Twagiye n'amaguru tugera iwacu ni ahantu hafi y'u Burundi, sinzi namba utajya wumva ahantu bita mu Mparamirundi. Ndahazi, narahagiye. Mu Mparamirundi rero buriya turagabana. Dutuye ahantu bita aha iwacu yari segiteri Kigali, niko yitwaga. Ubwo rero twagiye n'amaguru, muri uko kugenda n'amaguru dushyikira kwa nyogokuru wanjye. Nyogokuru byara data aratwakira, bamubwira amagenzi. Mwagiye n'amaguru kuva i Butare mu mujyi tugera aho hantu. Ni kure? Hafi ya Mparamirundi. Yego, ahantu bita Nyaruteja. Ndahazi, nigeze kuza kurimba hariya kuri ADPR yaho hariya hari amashuri. Yego. Ubwo rero aho hantu iwacu urumva urugendo rwose rw'uko nabanje gukurira iwabo mama i Nyanza, nkavayo nkaza i Kigali, tukaza kuva i Kigali tukaza kujya aho iwabo. None iwacu aho mvuka nta byinshi cyane nzi iwacu aho mvuka, ariko muri iyo myaka twahabaye itari myinshi, ngira ngo Rwigema apfa hari nko muri za 90 hari Rwigema apfa. Yego, noneho duhita duhura n'ibyo bizazane by'akaduruvayo kari mu gihugu ko kuvuga ngo barahiga inyenzi. Tujya iwacu nyine mu giturage. Tuhageze nabwo ntabwo byagenze neza, twarahabaye ariko wareba abantu bakuru bafite ubwenge ukabona ko hari ikibazo. Kuba abantu bitwa inyenzi, inkotanyi zateye, ngo inyenzi zateye, ukabona hari abantu bamwe babigiriramo ikibazo, bahohoterwa nyine ubwoko bumwe bw'Abatutsi aribwo bwibasiwe. Ubwo rero muri urwo rugendo rwose ntibyashyize kera koko habayeho ko bavuga ko indege y'umubyeyi wabo yahanutse, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Mbere yo ko iyo ndege ihanuka habayeho intambara y'u Burundi. Perezida w'u Burundi bita Ndada yarapfa. Apfuye Abarundi bahungira iwacu benshi cyane. Abarundi bahungira iwacu, bagiraho inkamba aho ngaho. Ubwo muri uko guhunga Abarundi bari iwacu, igihe cyarageze Abarundi batangiye guhunguka, nibwo indege ya Habyarimana ihanutse. Ubona ko abantu bakuru bahungabanye, bati turashize turapfuye, noneho karabaye, umubyeyi arapfuye, ibyacu birarangiye. Ntibyatinze, hari ahantu bita Nyaruhengeri hirya za Kibayi, abantu baho batangira guhunga, noneho baza aho iwacu. Hari abari bari ku kiliziya, hari abari bari kuri komine, hari abari bari mu kigo bita Gaseraye. Ubwo noneho bamaze kuhahungira, wajya nko ku isoko ukabona abantu kuri komine baruzuye, kuri Seraye baruzuye. Nk'umwana nkibaze se ibi ni ibiki? Ariko wakumva abantu bakuru ibyo bavuga ukumva ko ishyamba atari ryeru. Nuko iminsi mikeya abo bantu baza Nyaruhengeri na za Kibirizi barahungiye aho, tangira kumva umuntu umwe ngo yapfuye. Ukajya kumva ngo nka Damascene muturanye yapfuye, ukumva ngo nka Rubereti muturanye yapfuye. Ukabona ababyeyi barahungabanye, ese noneho turakwirwa he, turajya he? Nta muntu wigeze ugira n'agatekerezo kuvuga ati twegereye u Burundi reka twambuke. Reka bagumaga aho ngaho, ukabona barakumira abana ati yemwe bana ntimugagorobereze ku musozi, mujye muguma hamwe, ntago ibintu bimeze neza. Ubwo rero
byaje gukomera, waba wicaye nkaho ukabona hakurya y'iwanyu imyotsi iracumbye ati batwitse amazu, ibintu birakomeye, abatutsi batangira kwicwa, batangira guhigwa. Ariko aho iwacu ubwo nibwo byari birimo birahagera, hirya aho tutazi ho byari byaratangiye. Mu by'ukuri ntiwambaza ngo wenda zari tariki zingahe byageze iwanyu, ntago nabyibuka. Gusa icyo nibuka ni uko hatangiye gutwikwa amazu y'abantu, abantu batangira kurya inka z'abandi, urumva interahamwe zirara mu ngo z'abaturage, waba unaragiye ihene y'umututsi bakaza kuyikwambura, gatuma umututsi aragenda ajyanye n'ibye. Aho ikintu cye hose kiri turakirya, mbese turakura mu nzira. Nuko mama wanjye nkabona mfite impungenge cyane ko ntago mu nda ya mama wanjye twavutse turi abana benshi. Mama wanjye yabyaye ndi umwe, mu nda ya papa havukamo abandi bana babiri yabyaye ku wundi mugore. Ngiye kuri mama nari ikinege. Ubwo noneho mama ukabona mfite impungenge, arampangayikiye. Ubwo noneho dutangira kutarara mu nzu, ukirirwa ukebakeba mu rutoki. Icyo gihe mana yanjye hari uburumbuke bw'imyaka ntashobora kukubwira. Ibishyimbo ku misozi, amasaka, imyumbati, intoki, byari ibintu biteye ubwoba nyine. Mukirirwa mubundabunda, umugoroba wagera mukarara mu mingoti. Nuko ubwo noneho tugiye twumva n'abaturanyi babagezemo, umusaza twari duturanye baramwishe. Ndibuka ko twigeze kugenda, tugeze mu rugo rw'uwo musaza dusanga inzira imirashya. Nazamutse niruka mvuga nti mama, wari uzi ko muzehe wahara hepfo uwo musaza bamwitaga Gaburiyeri, ntiwari uzi ko bamwishe? Ni n'inzu wayitwitse? Ati se ubundi wajyaga he wa mwana we kuzankururira? Ati nta hantu wemerewe kujya na hamwe, urabona ibintu byoroshye koko. Nuko nk'umwana nyine nkumva nyine sinzi icyerekezo, ariko nyine uko ibintu bigenda birushaho kuba bibi, ukabona ko hari ikibazo kitoroshye. Abantu barapfa, bene wacu bo mu miryango, mu mafamiye baricwa. Ndibuka hari mubyara wacu wari waraje kudusura, bamutemaguye ndeba imirambo ahantu hose, yari imirambo, imbwa zirya abantu, karabo, imbwa zariye abantu. Nabonye imbwa zirya abantu. Mana yanjye, byari ibintu bikomeye, byari ibintu bigoye, ku buryo niyo ushubije ubwonko inyuma ugasa nk'ubyibuka, uravuga utuwite uzaturinde ibi bintu ntibizongere. Ubwo rero muri kwa kugenda tubundabunda twihishahisha, hari umukecuru kandi duturanye wajya kuduhisha. Njye na mama wanjye akaduhisha, akavuga ati mujye muza hano, hanyuma tujijishe nanone muze kongera gusubira hehe, kurara mu rutoki, ariko wenda mwaje nabaye n'icyo kurya. Umukecuru Imana imuhe umugisha, imuhe urukundo ridashira, yaritahiye. Buriya nubwo hari abantu bakoze ibintu bitari byiza, hari n'abandi bagize neza, bari bagifite umutima w'ubumuntu. Umukecuru aradufasha, maze kudufasha umunsi umwe rero baza kugira gutya, papa wanjye baramufata. Bamaze kumufata, nari natandukanye na mama, nanjye mbanguye mu gitero ndi kwihishahisha, baba baranjyanye. Banjyanye bagiye kumfungira, banjyana ahandi hantu barunze abandi. Bamaze kunjyana ahantu barunze abandi, papa we nawe nabonye ko bamujyanye, nanjye bancisha ukwanjye. Bavuga ati mureka aka kana tukajyane muri bariya. Banjyana ahantu hari abagabo bagiye kubicira ukwabo. Bamaze kunjyana, n'agashati nambaye bakanshiriyeho, nasigaranye ijipo yonyine, n'arakana gatoya k'agakobwa katarapfundura n'amabere. Ubwo noneho ubwoba numva mu mutima wanjye, imitima y'abantu yari yarabaye nk'ibinya bitewe n'ibintu twararagamo, n'ibintu twabonaga, imyotsi icumba ku misozi, abantu mwagenderaniraga, mwasangiraga, ukabona ibintu byahindutse. Ubwo nkicaye aho ngaho nabonye ukuntu banjyanye, n'ukuntu papa wanjye bamujyanye, n'ibintu ndi kubonesha amaso, mbwira Imana nti Mana, nari umwana sinzi n'ibintu byo gusenga, ariko iryo jambo ryanjemo. Ndavuga nti Mana, ndakwinginze, ndabona nta mbaraga mfite zo kuva aha hantu, nta n'ubushobozi mfite, ntabwo narwana ngo mbishobore, umbabarire nkomereka ariko simpfe. Ngira ngo ni inkovu uri kureba hano, hari n'indi hangaha, hari n'izindi hano ahangaha. Yego. Yego.
mbwira Imana ntimbabare nkomereka ariko simve. Imana kuko niko yabigenje. Imana niko yabigenje, baramfashe. Noneho hari iwacu hari ikindi kibazo cyari gihari, hari n'interahamwe z'abarundi. Abarundi bahakoze akazi. Abantu bari bari mu kigo cya Seraye bicishijwe amagrenade. Bafataga abantu bakabaroha nko mu cyobo bakarohamo za grenade. Noneho ubwo ngubwo nkimara kuvuga iryo jambo baraje barantwara banjyana ahantu hari icyobo. Mperuka bakubita hano. Ibyakurikiye simbizi. Byakurikiye simbizi. Ubwo aho nijoro mu gicuku nibwo nagiye kumva numva mbaye nkugaruye akantu kakenge. Ndavuga se ntago napfuye. Nakwikabakaba ahantu hose nkumva ni inyama kubera n'amaraso. Ndavuga nishobora kuba ntapfuye. Nagira ngo ndakabakaba nkumva abantu iyo bapfuye uba wumva banepa nka chambrayeri. Ndavuga se Mana yanjye ndi hehe ko numva ntazi icyerekezo ndimo. Nakweguka nkikubita hasi kubera kuva. Ariko nyine ndagerageza hamwe n'Imana. Ni Imana yabikoze kuko ngiye nta mbaraga nari mfite zo kwivana aho hantu. Hamwe n'Imana ndacumbagurika nkagenda mpfukamye shinze amavi ngira ubuntu mbona mvuyemo. Nta muntu wanywemo njye wikuyemo. Andi mahirwe navuga nagize nta muntu wanguye hejuru. Ubwo naje kuvamo aho hantu, maze kuvamo nicara ahantu ku ruhande ndatekereza. Ndavuga nti mama sinzi ahantu ari, nshobora kuba yapfuye, papa yapfuye, nta n'undi muntu mfite hafi aha ngaha nshobora kubwira ngo se ndanyura he ndabigenza gute. Ariko Imana yonyine niyo yonyine yo kunkura hano hantu mu mutima wanjye. Ariko ntekereza ni mu gicuku, ntago nzi ngo ndareba iburyo cyangwa ibumoso. Natera intambwe nkikubita hasi. Noneho nza kwiga imitwe ndavuga ninzajya ngera ahantu ku gakingo nzajya ndyama nitogoze. Nagera ku gakingo nkahita ndyama nkitogoza nyine nkagwa hepfo. Nkabirinduka. Nkongera nanone nkicara nkatangira gutekereza ukundi kuntu ngiye guhaguruka. Imana ibana nanjye aho hantu. Ndibuka neza ko namanutse ahantu mu gikombe. Urumva wagenda gukikira amayira nyine wanga ko wagwa mu kindi gitero. Ndamanuka njya ahantu mu gikombe, maze kujya mu gikombe ntekereza inzira iri bunsubize iwacu ahantu naturutse. Ko ari nko kuva hariya hakurya ugaruka inaha ngaha. Ariko kugira ngo mbone iyo nzira singiye kukubeshya byarangoye. Nabaye nk'uwabasubira inyuma nkongera nkajya gukatira ahandi hantu. Ubwo ni nijoro imbwa nazo z'icyo gihe zari zarahaze inyama, zararyohewe zimeze nk'ibikoko, n'izari zikiri imbwa. Kubonaga ikakureba ikaguhunahuna ni nk'Imana yazinkije ko nahuye nazo kenshi. Uwiteka we koze ibikomeye kabisa. Imana yagize neza. Yagize neza. Hari igihe abantu bavuga ngo Imana ngo ibiki, ariko uwahuye nayo niwe uzi ngo Imana narayibonye. Nabonye Imana ntanayizi, ntazi ngo basenga gute. Ariko aho nkuriye nshyize ubwenge ku gihe nibwo navuze nti cyagiye nabanye n'Imana. Aho mboneye ibintu byagiye biba ku bantu, ubwoko bumwe buhiga ubundi, Abahutu bica Abatutsi barasangiye, barashyingiranye, barabanye, barahanye inka. Byanteye gutekereza ibintu byinshi. Ariko icy'ingenzi ni ukubohoka ku mitima, tukanababarira kugira ngo natwe tubashe kubaho. Cyane ko na leta yacu dushishikariza gutanga imbabazi, kandi nayo ubwayo yatubereye umubyeyi. Itaza kuhagoboka leta y'ubumwe ntago n'uwasigaye ntiyari gusigara ngira ngo. Kuko hari n'abagiye bicwa nyuma y'igihe, ariko hari n'abarokotse ku bw'aba bagabo. Imana ijye ibaha umugisha kandi bashyigikire. Imana ijye ibaha umugisha, mbasabira umugisha. Bakoze umurimo utoroshye. Umurimo utoroshye wo kugera mu gihugu cyabayemo amahano nk'aya, bakabasha kujera bano bantu. Nubwo hari abajya bidurumbutsa ugasanga afashe umuntu wacitse ku icumu hariya ku ruhande w'agakecuru, ni incike ntiyibereyeho, n'ubundi akajya kumusonga. Ariko ni ukuri
Imana ibasange nabo sibo ni satani. Sinibaza ukuntu wabona ibintu byabaye ukabona umuntu yarasigaye warangiza ukajya nanone kumuhorahoza mu by'ukuri. Ubwo rero navuye muri iyo mirambo ndagenda, maze kugenda nshakisha inzira iri bungeze ku cyambu. Nshakisha inzira iri bungeze ku cyambu, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Muri icyo gicuku hari ahantu nahingukiye ku mukecuru ntanamuzi, arambwira ati mbe yemwa uravaho ukajya he? Ndamubwira nti mukecuru nuko byangendekeye. Andebye agira ubwoba, arambwira ati ngwino hano, mfite icyaka giteye ubwoba, ndashaka amazi yo kunywa. Umukecuru ampa amazi yo kunywa, maze kumpa amazi yo kunywa arambwira ati rero ngaho ryama hano, ndakubyutsa nijoro butaracya neza ugende. Imana imumpera umugisha, nta nubwo muzi. Nuko nari buryame se naryamaga gute ko nari nabyimbaganye ahantu hose, nari nabyimbaganye ibisebe. Nuko umukecuru yampaye amazi yo kunywa ndanywa, maze kunywa ntibwatinze gucya nka saa 10 yarambwiye ati rero mwana wanjye ngwino ushaka inzira ugende. Ubwo ngubwo naragiye nshakisha inzira ingeza nanone iwacu, mageze nsanga ni amatongo nyine, nta kintu, nta cyo kubara inkuru, nta muntu. Ndangije nshaka inzira ingeza ahantu ku cyambu gihinguka mu Mparamirundi. Imana igendana nanjye, sinikubita mu nzira pe, igendana nanjye, mfata akaboko irankomeza, ndagenda nca mu mikoki, nca mu mikingo. Imana igendana nanjye, mbona ngeze ku Kanyaru. Maze kugera ku Kanyaru, ibyo Imana ikora nahise mbona mama. Nagiye kumva numva abantu baravuga ati yewe Beata we, ati umwana wawe, ati uyu ni wa mwana, ati yewe data we, ati ntago yapfuye. Mama wanjye nawe yabaye nk'usaze, ntago yabyumvaga, yabaye nk'usaze. Ati umutwe aravuga ati ntago bishoboka, ari hehese, ari hehese, ari hehese. Ati nguyu, ati mwana wanjye ngo ujye mu mugongo ngo uheke. Mu ijwi ritoya nta mwuka, ndavuga ni mama ntago wanshobora. Nuko bahita bamfata baranterura. Iyo ugeze mu maboko y'abantu nibwo uhita umenya ko ugize gute, ubonye uburuhukiro cyangwa ubuhungiro. Ubwo ibyakurikiyeho ntago mbizi, nabaye nk'ugiye muri koma. Nongeye gukanguka nisanga kwa muganga. Ahantu reba bahadoze inshuro 3. Ubwo ngeze kwa muganga, abaganga badufashaga nyine, ntago byari ibitaro, ariko hari ahantu impunzi zashyikiraga hari abantu b'abaganga. Nibo bamfashije, batangira kunyuza amaraso, batangira kumpfuka ibisebe. Ariko nukuri Mana sinzi ikintu nabona mvuga mbwira Imana aka kanya. Ushobora gukomereka ukomerekejwe n'urwembe, ibikuba bigacika uti Imana yanjye wete, harajyamo tatanusi, harajyamo virusi. Ariko uribaza kugira ngo ubane n'ibisebe ubigendana amajoro ntihajyemo mikrobe. Igitangaza cy'Imana. Baramfasha, barampfuka by'ibanze, barahadoda by'ibanze kuko byari biteye ubwoba. Urabibona ari inkovu, byari biteye ubwoba. Biragaragara. Nuko haje kuza rero abandi baganga noneho bakuru. Bahageze bavuga ati uyu mwana bamudoze nabi. Barongera hahano bahasubiramo. Mama ubwo we yari yarihebye nyine, nawe urabyumva nk'umuntu ufite umwana umwe. Abakubona nk'ikiza, abakubona nk'akazahabu. Umubyeyi ku mwana, noneho warabyaye umwana umwe we ntabashaka ari n'umubuhari wamukoraho. Yarihebye, nkamureba nyine nkabona ko yihebye, ariko nkavuga nti ku mutima nkavuga nti mama komera nzakira. Mama wanjye rero ubwo ngubwo twabanye aho ngaho, tumaze kubana aho ngaho, baza kutwimura tujyana noneho ku bitaro bikuru. Ku bitaro bikuru tuhageze naho tuhasanga Imana, abantu baradukunda tutabazi, bakajya badufasha. Nukuri abarundi Imana bampera umugisha. Baradufasha, tuba mu bitaro, ndahaba Mana yanjye, ndahaba ibisebe birandya, ibisebe ndabirwara. Muri Burundi. Twari turi i Burundi. Ku bitaro by'ahantu bita Ingozi. Sinzi namba ujye humva. Ingozi ndahazi, ibitaro nibyo ntazi aho biri. Yego. Ibitaro byari bituranye n'ikigo cya gisirikare. Muri ville nyine yaho nkaho Ingozi centre. Noneho ubwo ngubwo baramfasha, baramvura, igisebe none barongera barakidoda bwaka. Bamaze kumvura ibisebe biragenda birampahamura. Kwa kuntu abaganga baza baje gupfuka bagahita bashikura gutya. Byaragiye birampahamura binjya mu bwonko neza numva nabona umuganga nkarira.
noneho niga imitwe mbwira mama wanjye rero mama nshakira icupa rya serumu dushyiremo amazi, nitumara gushyiramo amazi icupa nzajya mfata ya mazi nshyire muri bya bisebe muganga ngereho byahehereye bitaza gukomeza kumbabaza gutya, bataza kubishikuza. Ku kantu karamfashije ntabwo byongeye kumbabaza. Yego, tubaye mu bitaro rero, tuvuye mu bitaro tuza gushaka ahantu ho kujya. Dushatse ahantu ho kujya ntabwo twahabonye kuko impunzi zari zaramaze guhabwa aho kuba. Mama wanjye rero icyo gihe yigiriye inama nyine yo gushaka umugabo. Ashatse umugabo nahuye n'ikigeragezo kuko yashatse umugabo tudahuje. Akajya ntukambwira ati nk'uyu yasigaye gute, aka ko kacitse gute, kuki batakishe, n'izo nkovu nyine mbonana nkababara nkabura uko mbigenza. Ubwo rero nakunenaga n'izo nkovu n'ukugaragara nyine akwangira uko Imana yakuremye. Nsabira abagore bashakana abana, gushakana umwana ni ikibazo gikomeye. Ihangane. Bibaho rwose, ariko no ubishoboye wabireka ukarera abana bawe. No kwihangana. Nahuriye n'ibikomere, umugabo akajya avuga ati ishyano ry'umututsi kuki ryasigaye. Mama wanjye nyine akababara, buriya abagore sinzi ukuntu turemye, ariko akabara nyine ukuntu abigenza. Nabaye aho ngaho, mama akajya ambwira ati mwana wanjye ihangane, igihe kizagera dutahe iwacu. Jenoside yatugizeho ingaruka zitatworoheye. Muri ubwo buzima mama ameze gutyo ntago njye nakomeje kubwihanganira, ahubwo naramubwiye nti mama ko najyaga numva i Bujumbura bavuga ko haba amasenge wazajyaho nkajya kureba. Mama arambwira ati ntacyo bitwaye, ese uzagerayo gute? Ndamubwira nti nzashaka ukuntu ngerayo. Birangiye naje kujya gukora akazi ahantu ko mu rugo ko kurera umwana. Umuntu arambwira ati ngwino nkwereke umuntu uzajya urerera umwana akaguha amafaranga makeya. Ndavuga nti nta kundi n'ubundi aho mbaye nta mutekano mpafite. Naragiye, umumama aranjyana, ngeze amahirwe nsanga umumama afite gahunda yo kujya i Bujumbura. Ntabwo byatinze rero umumama yaje kujya i Bujumbura, turajyana. Ndavuga nti ahari aho aya ni amahirwe, nagira amahirwe nkabona amasenge. Najyaga numva ko haba amasenge, yabaga ahantu bita mu Buyenzi. N'uwo mubyeyi nsanga nawe agiye mu Buyenzi, ariko ni mu Buyenzi ariko nk'uko waba Kagugu, ariko hari uba hirya hegera Abatsinda, undi aba hano. Mbaye aho ngaho naho sinahure n'ibibazo byoroshye, nahure n'ibibazo bikomeye. Urimo urakora akazi ko mu rugo? Ndimo ndakora akazi ko mu rugo ndera umwana. Umukozi waho nawe akajya ashaka kunsambanya. Tugahora turwana nyine. Nkihagararaho nkamushira isoni nkamwangira, ariko nyine akantoteza kubera icyo kintu. Muri uko kuntoteza nanjye mu mutima wanjye ndi gutekereza nti maze kumenya amavene, hari irya 5, hari iry'icumi, ngira ngo icyo gihe twabaga ku rya 4. Ku rya 4 ahantu bita mu Ruvumera. Shangazi naho amakuru nari mfite nuko numvaga bavuga ngo aba ahandi hantu bita ku ry'icumi-na-2. Ndavuga nti nzagenda njye mbaririza mvuga umukecuru w'umusiramu witwa gutya, byabyo byose nzamubona. Naganira n'abantu nkababaza se kuri ry'icumi-na-2 murahazi? Ati turahazi. Bidatinze rero naje gukora iperereza rimwe, ndatoroka njya kuhashaka. Ry'icumi-na-2 ndahagera, ariko shangazi sinamubona. Ndavuga reka ntahe kuko nanasize umwana w'abandi taza kumbera ibindi bibazo. Naratashye, ndavuga nta kibazo, igihe nikigera nzongera nsubireyo njye kureba ko nkora iperereza nkabona shangazi wanjye. Kera rero yajyaga aza mu Rwanda, nkumva nyine ibiganiro baganira, nkumva ukuntu bimeze, nkumva amazina y'abana be, ako kantu naragafashe mu mutwe. Ndavuga nti nzagenda mbaza gutya mama kanaka w'umusiramu utuye aha n'aha, ko bizagenda kose nzamubona. Igihe rero cyaje kugera, shangazi wanjye ndamubona. Mubonye arishima ati mwana wanjye se uracyariho? Nahenze ko mwese mwapfuye mwashize. Mutekerereza amagenzi nyine ukuntu byagenze. Ubwo mama wanjye twaratandukanye, namusize ahandi kwa wa mugabo. Ndamutekerereza mubwira ko nahunze nyine, mwereka ibikomere nagize, mana yanjye ararira. N'abaturanyi bose babanduzi nta numwe nabonaga amazu bayatwika.
ndamutekereza arumirwa. Amaze kumirwa arambwira ati Paul ese ubu uri hehe? Ndi ahantu mu Ruvumera, hari umubyeyi wanzanye nje kurera abana. Nuko ntariko ngira ishyaka ryo kuvuga ngo nzagushakisha mpaka nkubonye. Arambwira ati ese urasubirayo komeza urera umwana? Ndamubwira nti rero ntago nahava narahembwa, reka nzabanze mpembwe noneho, cyane ko nta n'umutekano mafite usibye kwihangana. Abakozi bakoresha nabo barambangamiye ntibanyoroheye, ntireka mpembwe, nindangiza guhembwa nzaza nkurebe. Cy'ingenzi nuko nari mpabonye, mvuga ni noneho mbonye umuntu unzi, noneho byitwa ko ari amaraso yanjye. Mufitanye isano. Yego. Nabayeho rero mu ubwo buzima, nza kuva muri ako kazi ko mu rugo njya kureba shangazi, ndahaba. I Burundi hari ukuntu umuntu yidudubira ugacuruza utuntu aho ngaho, ugashakisha ubuzima nyine bikemera, nyine ukajya ubona y'amavuta. Shangazi yaratuye ahantu nyine ku gasantere muri quartier, uyenze ubundi imeze nka Nyamirambo kuri uyibona. Noneho rero nanjye nkajya nishakashakira, nkashakisha utuntu two gukora, nkashakisha utuntu two gucuruza kugira ngo mbashe kubona amavuta. Ariko muri uko kubaho mw'ubwo buzima bwo gushakisha ubuzima nshaka amavuta, shangazi nawe nta bushobozi bundi yari afite burenze. Yari umupfakazi, afite abana areze, afite abuzukuru arera, abakobwa be bagiye bapfa bamusigiye, nyine nawe atorohewe mu by'ukuri. Ubwo rero mbaho gutyo mw'ubwo buzima butoroshye, nza kugira gutya ntekereza gushaka umugabo. Akaba ari umugabo, umukobwa ibyo aribyo byose. Iyo uri umukobwa, sinari mukuru cyane, ariko kubera uburushyi n'ibibazo nari narakuze mu mutwe. Yego, nari narakuze mu mutwe, mfite abahungu bantereta, mfite abasore b'urungano rwanjye bantereta, ariko icyaje kumbaho kiragatsindwa. Nta nubwo nigeze mbana n'uwo tungana basi, ahubwo nabanye n'umusaza unduta cyane. Nabanye n'umusaza unduta cyane, anyereka ko afite amafaranga, anyereka ko azampindura ubuzima, ariko ubuzima ntiyabuhindura, ahubwo yarabukomeje.